harwanya ku yarambwira ati nzengere yaratuye Buraya ndamusengera maze kumusengera abarambye ndingurikije iby'Imana ikoze uri mu Rwanda nanje ndi hanze sengera umuhanda wo hejuru bindegwa bukangaza ngagera ahantu huri yarahagurutse nafashe ishengesho ry'umunsi nzengera ugo muhanda go hejuru afata indega gutari kuwa gatatu agere no kuwa gatanu agera mu rugo uko Imana yerekanye ubwibwe bwose nasanze ariko bimeze bwari bumaze imyaka 21 makumyabiri nagumye ubwo bwabumaranye iyo myaka yose ariko twarasenze Yesu akuri gikomeye Imana iza guhishura imiti gusanya kuyarambwira ati Imana ikuri miteye ubwoba ati hereza Imana icubahiro bwabugwayi bwanje mfite icekezo yuko bugiye gukira. Yes, reka tubasuza abakunzi ba Concord TV show aho merero abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali turabasuhuje abari mu mahanga mwumva uri mu Kinyarwanda Imana moro nibahe umugisha. Reka tubashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho ukadushyigikira. Twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu. Ubu twafashe urugendo turi mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Yungo murenge wa Kanama akarere ka Rubavu twaje kureba umukozi w'Imana twaye twaramubuze pe twayirukana gatariki 19 z'ukwa karindwi twaraje kumusura n'umunyempano n'umunyamasengesho yahawe impano zitandukanye zo gusengera abarwayi izo guhishurirwa uburwayi n'Imana ikamwereka umuti ahereza abantu akabasengera bakaba bazima. Ndibuka ijambo yatubwiye ati ngewe iyo umpamagaye Imana ihitinyera ka message y'ibyawe abantu mwaramukunze muri benshi pe murahamagara hari bamwe mwagiye mumpamagara muti rwose Concord warakoze kutuzanira umukozi w'Imana nta wundi nituyisenge Beatrice bakunda kwita Matenge cyamama nzamukosha uwo niwe twaje kureba kugira ngo tuganire tutese nyuma yuko tumusuye bimeze biti Imana iri kumukoresha ibitangaza bigeze ese impano zarakomeje cyazarasinziriye eka mbarayikiye gukurikirana ikiganiro mu gitangiye kandi mu kirangize ubundi mwiyumvira imbaraga z'Imana naho mukanya. Ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihende cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujubesha Mana ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye
ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye. Yego nk'uko twababwiye yuko tuje gusura umukozi w'Imana, umumama mwiza Tuyisenge Beatrice, mama Nzamukosha Matenge. Yose ni amazina ye yanditse ku ndangamuntu, ni Tuyisenge Beatrice. Izina ry'akabyiniriro wabona ryo bongeyeho ni Matenge, rwose hano niryo rizwi. Twicaye mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Yungwe mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Twaje bigoranye kugira ngo tumubone pe, ariko Imana ishinga turamubonye. Mate karame, reka dutangire n'isengesho, banza dusengere tubone tuganire. Mwami Yesu, Imana ishobora byose, Imana igira neza, Imana irebera hose icyarimwe, Imana ituzi kuruta uko twiyizi. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye ko ndagukomeye kwakomeje kubana natwe. Va mu gitondo ducungiye umutekano waduhagazeho. Hari benshi bamaze gukugwa muri uyu mubiri, hari benshi bamaze kugira hacecekegwa, ariko twebwe tuzi tutarabo kurindwa. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mbere ya byose umanzu tubabarire, uko tubonye kose tubabarire, aho twinjiye mu ndege ya tubabarire. Uyu mwanya turaje ngo twogesha amaraso avigorogota. Waravuze ngo uzasaba zahabwa, ndetse ngo uzakomanga azugururirwa. Natwe turakomeza ngo twugururire, umve gutaha kwacu no kwinginga. Reka muri amasanyu ngaba Imana uyu mwanya uzi wivangemo cyane. Icyo duheje ni imyuka mibi, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Twanze gukora kwa Satani mu izina rya Yesu. Kandi agushimye kwa banyina bashitsi mu rugendo, wabarinze baje mu byima byakozwe n'abana b'abantu, ariko ndagushimye ko barinze indambwe z'ibirenge byabo, wabarinze gusitira no kuvunika. Inzira zarimbi zari zigoye, ariko ndagushimye kuri Imana wigaragaje. Izina ryo nirihabwe icubahiro. Uyu munya tugiye kwinjimo turakwinzwa ngo uzubanemo natwe, utwambike imbaraga kandi utuneshereze. Mwiza ryo watambiye ku musaraba urakoze. Amen. Mama Nzamuko, karami, amakuru ni meza. Iminsi myinshi twaheruka kuza kugusura tariki 19 z'ukwa karindwi, none ubu turi 20 turebye z'ukwa 9. Turebye z'ukwa 9. Twaratinze. Oya ndari cyane. Ariko waragiye urabura pe. Narabuze ariko ndari cyane. Kuri telefone kugufatisha. Nari narakubuze byagenze. Kuri telefone n'abantu benshi. N'abantu benshi ko guhamagara. N'abantu benshi bari kubisikana, ubwo abakenji na kenji. Arige cyo usanga ndi kuyivugiraho nangwa se wenda ugasanga ari bize. Cyangwa umiro wagushiranye. Aba bantu bakirute. Aba bantu buri wese muherezaga isaha. Yego. Hari abampamagara ngo yaduhaye isaha gone ngo twamubuze. Nabwira ntari ko mujye mumenya ko ari n'umumama agomba kwita ku bana. Yego. Noneho nanjye ubwanjye nari nakubuze pe. Wari wambuze. Kandi ndi kukureba. Yemwe wari wambuze pe, ariko Imana ikunze ko ishimye ko tubonana. Yego. Hano muri Rutagara se muturushiki. Tubarusha ibirayi. Ibirayi. Mwana biduhaye mwakoze, twariye rwose twahaze. Mwakoze gushima. Muri no guhinga. Turi no guhinga. Niyo zindukiye. Niyo nabyukiye. Nabyukiye guhinga no gutera. Ariko ni byiza, umukozi w'Imana nyine ntabwo agomba gutungwa no gusenga gusa, ntabwo byagutunga, sibyo? Utanakoze ngo ubone ibyo gutunga abana. Ni hahandi usanga impano yigize ubucuruzi, umuntu yaguhamagara ngo gusengere, kabanza umbwire ngo banza ngo kanda akanyenyeri ngo banza ugire kumanza mbibiceri. Ngo banza umpibiceri, ugasanga impano umuntu arayivangavanga. Ugasanga urayivanga bitarari ngombwa. Yego. Oya ni Imana aravuze ngo tugire ubwenge. Goro nugusenga tukanakora byose. Yego. Ubwo duheruka mama wawe niwe wari wampamagaye pe. Naranabivuze arambwira ati umukobwa wanjye nawe basigaye afite impano zo guhanura, gusengera abarwayi, kwirukana imyuka mibi. Ndangije nanjye ndaza gusa Imana ishimwe, kambanze gushimire pe. Yesu ntabwo icubahiro. Warampanuriye turangije ikiganiro. Nibyo. Ibyo wampanuriye bibiri byarasohoye, Imana nyayo. Amena. Yesu ntabwo icubahiro. Nukuri pe byarasohoye, ntabwo nshaka kubivuga. Amena.
ariko iyo biza kuba ari ibinyoma sinari kugaruka. oya ndo ari kugaruka. Ikindi shima Imana nuko nta muntu urampamagara ngo ambwire ngo yaraguhamagaye ngo ibyo umubwiye yumva atari byo. oya tuba dusenga turi ku kimenyetso. Ntabwo byoroshye pe, abantu barahamagaye none n'ikimenyimenyi mu kanya hari unyandikiye ati wansengera. Reka nsome message ye. Yanyandikiye ati mbo yambwiye ni voice note yohereje kuri WhatsApp ngo wansengera. Ndaje ndavuga nti rero nge ndi umunyamakuru nicyakora nkorana ibiganiro n'abakozi b'Imana n'abanyamasengesho. Ahubwo wambwira ikiganiro ari kureba ngo ni cyande nkaguha nimero ye. Arangije abarambwiye ngo nuwitwa Tuyisenge Beatrice. Ndamubwiye ni ubu turi kumwe mu kanya twakorana ikiganiro. Sinzi niba ndamuguha mukavugana niba biragenda ute sinzi. Uramumba turavugana. Ndamuguha muvugane pe. Ni turavugana. Ndamuhamagara ubundi umusengere. Ndamusengera. Ubushize abantu hano bagutangiye ubuhamya nge ndatangara pe. Naratangaye kubona umuntu atangirwa ubuhamya n'abaturanyi nabo bagira icyo bapfana kandi akenshi bakunda kuvuga ngo nta muhanuzi wabo mu babo. Wewe wumva umeze ute? Numva ngomeye. Ngo pe iyo mbonye abaturanyi bagenzi banje yego ngabona abo tuvukana singabona famiye yose ngabona ndakibazo nanje njima Imana. Cyagihe rero urebye bari abaturanyi gusa. Jango tumaze gukiraho ikiganiro kimaze kwebwa n'ibihumbi 31 bamenye barenga. Kimaze kwebwa n'ibihumbi 31 ugereranyije n'abaturage baruta abaturage batuye umurenge wa Kanama. Ngo pe baruta abaturage batuye umurenge wa Kanama. Barabaruta. Mvangu ubu noneho wamenyanye nabo kwisi yose. Nabo ndari kuzamenyana nabo. Yego twaramenyanye. Ariko ejo ngo ejo ndagiye Kigali. Nagiye Kigali. Gukora iki se? Ni nagiye muvuga butumwa. Tubwire byagenze ute? Baguhamagaye ute? Mwe musanzwe muziranye se? Nyine ndo twari tuziranye. Ariko aranye ko harambira ati rwose mfite ikibazo kiremeye. Yego. Winumvashe gusenga. Ubwo twagezeyo turasenga Imana za gukora igitangaza. Icyo yaranyakuru nasize kimaze gukemuka. Wakitubwira ni atari ibanga kuko icyo ubundi cyanzanye nuvuga ngo tuvuge ibitangaza Imana yagukoresheje nyuma yaho tuviriye hano. Nuvuga ngo mbere tuza twabonye ibitangaza Imana yagukoresheje by'abantu muturanye. Noneho twaje ngo twumve niba ari byagukoresheje yaba hari abari hanze y'igihugu haba ari abari mu ntara zitandukanye mu mujyi wa Kigali. Uwo bitari ibanga ntabwo uravuga izina rye ariko niba uravuga ikimana yagukoresheje ubundi ubwami bw'Imana bwamamara bitwaye ikisi. Ndabwo ari ibanga. Umugabo yarabyutse kwita mu muryango. Noneho aza kugwara paralizi bamujana kwa muganga biranga. Ubwo bakoresha imiti kinyarwanda biranga. Ubwo numva telefone irasonye baranyikora ati dutabare umuntu abayikirema kandi ari muzima. Yego. Nagezeyo kugira ngo bamugezeho nicaye bamutora abantu 3. Ariko twarasenze tumaze gusenga Imana aragukarijana. Ngiki? Aragukarijana no gutandatara mberekeza. Ubwo ndi gushima Imana ko rwose ndacitakoze. Imana ishimwe. Imana ikomeje gukora iby'ubutware. Uwo numwe undi uratubwira nka 5 pe kuko impamvu yankurikije abajya bampamagara sibyo bampamagara ngo kutwitabye ngo twari tuzi ngo uri umumama ngo tukumva uri umupapa ngo nyiriyo telefone arihe hari nabambwira nabi. None se mwarebye neza mwasanze ari yande ngo ho yango nose muri kwibuka izina rye ngo ntago ngo tukuryibuka ngo ariko ngo no umuntu ngo uvuga ngo ikigoyi ngo wirubavu. Byumvikane pe uhamagawe n'abantu benshi ngende kugira ngo tubwira ab'Imana yagukoresheje ibitangaza pe dufatanye kwishima. Ni benshi ngubu harwanya ku yarambira ati nzengere. Yego.
yaratuye i Buraya ndamusengera maze kumusengera abarambye ndi ngurikije iby'Imana ikoze uri mu Rwanda nanje ndi hanze sengera umuhanda wo hejuru bindegwa bukangaza ngagera ahantu huri yarahagurutse nafashe ishengesho ry'umunsi nsengera ugo muhanda go hejuru afata indega kutari kuwa gatatu agera no kuwa gatanu agera mu rugo uko Imana yerekanye ubwe bwose nasanze ariko bimeze bwari bumaze imyaka 21 makumyabiri nagumye ubwo bwabumaranye iyo myaka yose ariko twarasenze Yesu akuriga ikomeye Imana iza guhishura imiti gusanya kuyarambwira ati Imana ikuri miteye ubwoba ati hereza Imana icubahiro bwabugwayi bwanje mfite icekezo yuko bugiye gukira nukuri nyingope haleluya ubwo rondi gushima Imana rwose ndacitakoze mbese muri no misi iri gukora yavuye i Burayi agera hano yaraguhamagaye yarambamagara arambwira ati rwose mukozi w'Imana nzengere mfite ikibazo turasengana kuri telefone turasengana cyane tugira nibihe byiza arambwira ngo umbwiye ibyanje umugore tujyama hamwe ku buriri Imana kuri miteye ubwoba bindiye kuba noza ngamenya handuri ngahigira kuri eteri narasende nzengera umuhanda go hejuru ari kuwa gatatu kuwa gatone yageze hano mu rugo bakunzi ba Concord TV show ndaza kubereka udufoto n'iki n'utuvideo pe hano kugera hangaha aho moto iba yadusize ku kagari ka Yungu kugera aha rwose ni isaha nayo yanarenga ni isaha pe n'amaguru ariko umuntu yariyemeje ava i Burayi araza ariko nanjye mba numva binshimishije pe yaraje n'umunyamerika yarahakandagiye haje i Burayi no muri Amerika pe barahageza hano mu rugo haleluya ndaca Imana itari gukora ntacyo pe gukora rwose turugusenga abandi bafite ingwara zananiranye bari kuza tugasenga Yesu agakora imirimo imiti kaboneka hari umudamu herutse kuza wandi witwa Mukinigi yarari kumbwira ati rwose narazereye isi yose bite n'ubwo nari mfite mbura umuganga mba nuwahoza n'ubugwayi nari ngwayi arangije amaze kuva mu Rwanda aje no hanze abura y'umuganga ariko yaraje arambwira ati rwose ndaje nuko turasenga ndafite ikibazo gikomeye cyane cy'ubwo mbese nanjye nabonye numva muri nje mbese numva ndebye kimeje kumbwira ngo nje ndakora umurimo ubu guca umubyeyi ndi kumuvura rwose Imana yakize mbese ndi gushima Imana rero abigendeye Imana ikurimo Imana yaguhaye none nje nk'umuntu wari ukuzi mbere yaho mwumva nuzuye amashimwe pe nukuri niyo mpamvu naje ndagutegereza ntubanze uve mu mirimo ariko pe tugira ikiganiro tuvuga Imana wihanganye nawe ega burya nanjye uko biri nari umunyago wanje nigeze nkubwiriza neba bigizemo uruhari ngo pe nigeze nkubwiriza ufatanyije n'Imana mfatanyije n'Imana Imana iratwumva Yesu yakoze imirimo cyane pe undisi musi ni ikiganiro cy'amashimwe ni benji batandukanye hari undi w'ahantu hitwa i Muhanga nawe yaranyakuye mwiramisi njayo mbese yari afite inda imumazeho iby'umwibiro kandi ifite ibisa ariko ndivuke ubwo cyokora mbageze turasenga ijwi ravuga ngo nashusha amazi uyazana uyasengera gavuye mu nzu muwe amazi ndashusha ndayasengera Imana atubwira ngo nimwakire umwana w'umugisha haleluya nageze ari nga saa 5 za nijoro saa 9 za mu gitondo twaducigatiye umwana mu ndoki haleluya agwara abana bazajya bakwitirira rwose mbese Yesu ndebye ari mu kazi ari gukora nakomeza akora Yesu ari mu kazi imwe ni benje ndono abarondora mbese naha hari umuturanyi
nagiye kubona mbona araje yahengamye nka guca rwose utareba araza ndavuga ndi Simana ndi nawe ndi niyusi kandi nawe araje arinze ku yindi araza cokota bwa timbuka kumanze nagusengera uramanza wihane arihana turasengana maneza kumanura umuti yavuye mu rugo rwose ndakibaza afite mbese ndakima atari gukora ndaca Imana irakomeye pe Imana irakomeye cyane hari umusirikari wa muri Musanze yarambamagara arambwira ngo nuko arimo n'ibite n'isoni kubivuga yarambamagara arambwira ati rwose mukozi w'Imana ndangije amezi 6 nzezeranye n'umudamu ariko amezi 4 gashize dufite ikibazo mu nzu Mano si cyo kibazo giteye gute ti rwose guca mu nzu urukundo rwanje nawe rwarahagaze niko no bibara yego twabyumvise ndagenda mujanira umuti arambwira ati rwose ndi gushima Imana yuko rwose mbese hari ico yangore cyari kirenze ndi none si byagiye neza ndibyagiye neza ubwo no ko sato yari yarutse gushikura ugundi muti mbese ungu Imana ikora ibitangaza hirya no hino ariko hari abantu bajya bibaza ngo mbese ngo iyo miti ngo abanyamasengesho ngo no gutanga imiti bihuriye nyine urasenga Imana ikakwereka nk'igiti ndi kino giti gice ukivugute ugenda ukimusige yari ico kunywa nangwa se ico gusigwa ubwitebwa nuko Imana iba yabikweretse yego ukagenda ukabikora kubona Imana ikoze igitangaza ukona wa muntu ufite ikibazo ukabona ikibazo cye mbese Imana icegeje uruhande rumwe mbese nanje byarandangaje pe haryo ubundi mate izi mpano uzimaranye naki ngaki atangiye kuza ryara muri 2 mbese atangiye kwakira kiza neza muri 2016 Goruru kumva ko 2017 2018 ubwo nari ndi mu murimo ndi gukora ndakibaza yego Nusi cyagiye duhurira hariya rya ni hehera nje na mama wawe kukanigi 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 ntago kwibuka umwaka uwo mwaka hari nga 2013 oya ndi nangwa 2014 oya bishaka kuba nka 2018 nyamara oya 2018 niva nejo bundi none se 2013 ntago nendaza gukorera hano naje 2014 mpava 2021 ubwo byashoboka kandi mama wawe yavuye mu Buganda banze nka 2015 na karindwi kuko nje nibwo twamenyanye mama wawe 2017 ni 2016 kuko yavuye mu Buganda ndi kwibuka yavuye mu Buganda narindi kunda Igisenyi kunda y'uwo mwana wicaye aho yego kandi ukona ko afite imyaka hafi 8 niba atari 9 umva kurebye niba afite 9 2016 uko nyenzi ko mama wawe yampanuriye 2017 ubwo twabonanye pe icyo kibazo nari mfite ndakibuka ubwo yampanuriye duhita tumenyana ubwo nyuma nawe ndakumenya utari umunyamasengesho nuko nyuma za kumbwira yuko wabaye umunyamasengesho numva nshimye Imana ari nayo mpamvu naje kugusura ni karibu wakoze yego nose imbogamizi uri guhurana zo mu uyu murimo nizihe ndazo wenda imbogamizi novuga nuko abandi ari benje ariko ndacu Yesu ari kutwambika imbaraga abantu bo ni benji pe ni benshi ni benshi pe ni benji burikije abampamagara bagize ngo nimero yanjye ni benji ngo ku munsi mbese nakirangando arenze nka 300 ni benji hari abajya bampamagara ngo ariko ngize nimero mwatanze ngo zidacamo nkabwira nti rero hano hari umuriro mufite ndawo nta muriro bafite mu rugo ikindi abaye guhamagarwa n'abantu benshi telefone ikagira ute ikazima none rero mujye mwihangana ikindi ni umubyeyi uyu mwana uri konsa afite ari imyaka 2
utaruzuza afite umwaka n'amezi 6. umubyeyi ufite umwaka n'amezi 6 uri konsa aho mwamuhamagaye hose mwamubona koko oya baje barihangana nose ubwo tubarangire babigenza neza gute ibyaborohera bakora iki ibyaborohera ari urukumva mbese afite imbaraga ashobojwe yagera mu rugo ryari kuko byasaba umunsi kuko nanjye twaje sibyo naje twavuganye umunsi mbambari neza gutambura wanjatse ni ku Sabato ni ku Cyumweru nanjye njya mbabwira kwa 6 pe iyo minsi ko ari 2 mbese nayeguriye Imana ubwo iyo minsi ko ari mbaga ndi gusenga yego kuko abindi minsi biragoye nanjye naje twe twahanye ko turabona na saa 5 uvuye mu murima wangezeho saa 7 safi n'igice kumva ntiwari kuvamo n'ubundi ibyo wagiye gutera utabirangije oya urangije uti ntabwo twakora ikiganiro tutariye naho twari kubishobora ugateka turarya ubu iki kiganiro tukugikora rwose ari saa 10 n'iminota 48 nibabona bunatwiriyeho ishusho ntirimere neza nibaturenganye nizo barihangana ariko yanjye numvaga ntagenda tutaganiye imbaraga z'Imana oya ndo byashoboka uko nanjye niyo ntego yanjye niyo ndego yo kujya kureba babahanuzi bariyo ngiyo mu cyaro nka hano niba navuga ngo nkamenyekanisha nkamamaza ubutumwa bwiza Imana yabashyizemo niyo ntego yanjye pe umwana ararize none umwana arize none nk'umubyeyi ari ukubyumvise mu kanya tugiye gusoza umuhaka ari ukubyumva mu kanya tugiye gusoza umuhaka bere ni ndakibazo mu kanya tugiye gusoza umuhaka bere ariko natwe uraduhanurira pe nge n'uyu mugabo twazanye ntabwo turagendera oya tugomba kubahereza ingoni cyane pe tugomba kubahereza ingoni inkoni turicumba ingoni ni ngombwa rwose Nosi Mate karame ire jambo urukumva wabwira abakunzi bawe rwose mwamenyaniye kuri Concorde TV show ijambo ndi kumva nabwira bari kunyumva ni ijambo mbese ryo gukomeza gusenga kuko Yesu ashoboye byose hari igihe cyo wibwira ngo wenda ugatekereza ngo Imana ndikikumva ariko Yesu aracari mu kazi ari gukora kandi Yesu ahari ikibazo abahazi bwo ndi kubabwira ngo nibihangane ndarugamba rutagira iherezo hari urugamba Yesu agiye kurangiza kuwamwegereye wese Yesu agiye gutanga ihumure ubwo rero kandi bari kunyumva ndi kubabwira ngo nimwihangane yemwe bandi mufite ibibazo mufite indama muri kugwana nazo muri no minsi abwe ngo nimwihangane kandi nimuhumure urugamba ruzashira twibere mu mahoro ruzashira twibere mu mahoro Imana ishimwe Yesu nahabwa icyubahiro tugiye kugana ku musozo kuko tuzanagaruka uzagaruka dukomeze twivugire amasaga tubanye makeya ngo pe tuzagaruka dukomeze twivugire imbaraga z'Imana hari abantu bavuga ngo se ngo koko ngo ibintu ngo birakora ngo cyangwa mama muri gupapira yego tugomba kugendana n'ibimenyetso n'ikimenyetso n'ukuri pe n'ubundi ugiye gutanga nimero yawe yego uzabona iki kiganiro akumva afite ikibazo ku buryo wamusengera azaguhamagare rwose azambamagare ngo ubu ngubu reba aho dukoreye ikiganiro mfite imyaka 47 yego twarasenganye ariko ejo bundi ku Sabato yaraje aje kundumira mu bukwe 47 yari yarihebye turasengana Imana iza guca inzira yego ubu yaraje kundumira rwose ngazaja mu murenge tariki 10 z'uku kwezi kwa 9 haleluya
mbese rwose Yesu ntacyo atari gukora. ntacyo pe. Ntacyo atari gukora. 47 hano ubu yabonye umugabo. 47. 47. Tanga nimero yawe. 079. Komeza. 49. Yego. 13. 93. 6. Ongera usubiremo. 079. 49. 13. 6. Yego. Ngaho dusoreza n'isengesho. Iyo nomero kumenye nyisomye nawe. Eka mbafashe kuyisoma. 079. Yego. 49. 13. Yego. 93. Yego. 6. Niyo pe. Niyo. Yego, reka dusoze n'isengesho. Ni karibu n'isengesho dusoreze. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, Mana igira neza, Mana irebera hose icyarimwe, Mana ituzi kuruta uko twiyizi. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye umwanya mwiza uduhe tubanyemo nawe. Turagushimye kuri Mana ikoze igikomeye ahantu, kandi turagushimye kuri Mana ipanga ibyo upanze bigasohora. Turagushimye kuri Mana ivuga ibyo uvuze ukabisohoza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya turakunezera nawe uratunejeje. Izina ryawe nirishimwe. Uya waravuze ngo uza gutabaza nawe uzamutabara. Natwe tugutabaje muri aka kanya. Urangumve gutaka kwacu no kwinginga. Mwino minsi tugezemo Nyiringabo Imana, rusho kutwambika imbaraga kandi uturengere cyane. Urengere ubwoko bwawe. Abimitima yihebye uyihembure. Nyiringabo Imana afite ibibazo barengere, afite indambara z'ibibazo ubagwanire, afite indambara z'ubugwayi ubagereho, kubera yuko uri Imana ishoboye byose. Kandi Nyiringabo Imana waravuze ngomba gutabara umahanga ugatara no mu Rwanda. Ndasenze ngwinga gutabaye uri hano utari no mu mahanga. Yesu Kristo urengere ubwoko bwawe. Mwino minsi rusho kutwambika imbaraga. Mwino minsi Nyiringabo Imana urije abagenzi, reka uzatwengere kandi udushigikire. Iminsi ni mami uzatubere ku rugamba, iminsi nambi twebwe uzaduhishe, kubera yuko ushoboye byose. Ndagushimye kuri Imana wagwanye urugamba kuva tugeza kuri amasaha. Warinze ubwoko bwawe, warinze ababashitsi abanye nabo mu nzira. Yesu Kristo bageza ndukomeza kubana nabo. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndasenze ngwinginga rero komeze kutwambika imbaraga kandi utuneshereze. Nyiringabo Imana reka uhembure ubuzima bwacu, uhembure ubugingo bwacu. Yesu Kristo ni nivo tutera sandi no neva. Reka Nyiringabo Imana muri no minsi urusho kutwambika imbaraga kandi urusho kutweza. Yesu Kristo ndasenze nzengera abagwayi. Hari abagwaye mu ngo zabo, hari abagwariye kwa muganga, abari kwa ninivo, uyu hari abari muri shiririza. Abo bose ndabakwetwa ngo uhembure ubuzima bwabo kandi batindeho cyane ng'Imana. Reka ro muri umugoroba tumeje kukuragiza ibyacu. Abashitsi bagiye kugenda, bagenda urugendo rurerure, bagenda mu byuma byakozwe n'abana b'abantu. Ndasenze ngo ugendane nabo. Yesu Kristo ubarinde imbanuka, ubarinde imbanuka. Kandi nafite ibibazo byo wabarengera, nubarengere muri no minsi. Nyiringabo Imana hari byifuza afite wasubiza. Izina ryawe rigahabwa icubahiro. Gukomeza kubana natwe rero urusho kutwambika imbaraga, utuneshereze. Ndasenze nzinga n'igihugu cyacu, ndabwo nacibagirwa. Uyakirinde kunyiganyiga kandi ukirinde guhungabana. Tugerere mu mbande hirya no hino. Yesu Kristo uyareka ugwana urugamba. Abayobozi bakiyoboye ubarusho kubambika imbaraga kandi urusho kubagira neza. Nyiringabo Imana rero urakoze kurabana natwe kandi urakoze kuratugira neza. Yesu Kristo wiyereje venini votute rasandi gororia. Urakoze kuri Imana irengeye abashitsi mu rugendo kandi urakoze kuri Imana barinze imbanuka. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kuri nzindambwe ninivo zibirenge byabo. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze kuri Imana igwanya urugamba kandi urakoze kuri natwe Imana irasigarana natwe kandi urakoze dukoresha iby'ubutwari. Mu izina ry'uwatambiye ku musaraba urakoze. Amen.